tuka ni ibintu byabaye by'ubucuruzi byo kuri social media. Abenshi bahita bihanukira kuvuga inkuru bagashyiramo umunyu wabo bakarunga ibikabyo kugira ngo babone za views. N'uwamututse wese bitewe na ka yari ibaye yarafite rezo kumva ngo Nzungu ni umucuranzi, ni umukozi w'Imana, ni umuhungu w'umunyamurenge, ni imfura atandukanye n'umugore, none hasenyewe n'umudivorce. Gutuka Nzungu ntacyo byari bitwaye, buri wese yari afite rezo yo kumutuka bitewe ko ari umusitari. Kumutuka mbese bifite rezo bitewe nyine uko ya kese yari ibaye yejo. Kumutuka zari bifite ishingiro. Byari bifite ishingiro. Kumva ngo umuntu yasenye gasenya gutyo urugo hobyo ariko byari bifite ishingiro nyine. Bakunzi ba Jovio Official Mama Kare, tuzongera tugaruke hano. Icyo twari tuje kuvuga ni muraho neza bakunzi ba Jovio Official 30, turabashuruje aho muherereye mwese. Uyu munsi rero dusa nkawe tugarutse, ariko noneho tugarutse turi kumwe bwo bwa mbere nyuma y'igihe runaka. Abantu benshi ntabwo bari bazi, si bwo mbere dukoranye ikiganiro si bwo mbere ni ubwa mbere dukoranye ikiganiro, ariko bibaye ngombwa ko twaratekereje ko twakora ikiganiro atari n'ahangaha, ariko ni nkabwo bwa mbere. Ariko kubera impamvu zacu ntabwo rero twagomba kuza ngo dukorane ikiganiro ku mpamvu zimwe, ariko si cyo kituzanye. Umunsi hari ikindi kituzanye gitandukanye n'ibyanjye nawe, siko bimeze. Ngaho usuhuza abantu. Inshuti zacu turabasuhuje cyane ngo amahoro Yesu abane nabo. Ubu rero turi ahangaha ku bwanyu, turabashimiye cyane ko bagiye kudukurikirana, murakoze. Uyu rero ubwa mbere nzanye kuri madamu, tugiye kuzajya dukorana, ntiwabinyemereye se? Ntari yaje, ariko byarangoye mwabantu kugira ngo yemere kuzajya ahangaha. Bimaze n'akazi sometime, urabimenyera se? Ubwo tuzagerageza uko dushoboye. Uzagerageza uzajya uza najye ubasuhuza hano, nta kibazo sometime cyane. Tubahereze gutya tubasuhuza. Ejo wakoze ikiganiro n'umunsi twanacya Prodince, ikiganiro cya Nzungu. Burya wakundaga Nzungura? Nkunda Nyasafari. Ukunda Nyasafari? Ngababwira Nyasafari. Nyasafari we ndagusuhuje ma. Ngavuga cyane. Ndamusuhuje n'umutima wanjye wose. Ndamukunda, simuzi, ariko ndanumva ukuntu avuga nkumva binkoze ku mutima. Azavuga bigukuze ku mutima, avuga neza, afite ijwi ryiza, agira ikinyamurenge gitohoye. N'umwana utavangiye mu kinyamurenge, azavuga neza, ndamukunda. Yani nyine hari ukuntu wumva umuntu yavukiye muri Amerika, agize igihe muri Amerika, ariko yageze afite nk'imyaka, ari mutoya. Yageze muri Amerika ari mutoya. Oya ntabwo ari mutoya, ahubwo yakuriye mu Rwanda. Yari afite imyaka ingahe? 12. None se umwana w'imyaka 12 si mukuru. Ariko kinyamurenge kiyo ngaho waze mbwira kinyamurenge. Azavuga ikinyamurenge cyiza kimwe cy'umwimerere kitavanzemo n'amazi. Ndagusuhuje cyane. N'umwana w'umuco, n'umwana w'umuco, n'umwana w'umutima. Gusa ibintu byabaye ejo kuri izi za mutandaho zateye abantu imitima yari yikanze. Byarambabaje. Nashidutse kumva ngo Nyasafari na Nzungu baratandukanye. Numvaga nyine ari nk'ibintu sinzi, ariko ndagira ngo ni plaka. Byari plaka. Ni nkako nje mbifata. Ni nkako bifata. Kuko sinabyiyumvisa gukuntu Nyasafari na Nzungu ngo batandukanye. Ndi umufana wabo kuri channel yabo. Bakurikirana cyane. Basohora agaparte nkaba narangije kukabona ndango bataragashira hanze. Bitewe n'ukuntu mbakurikirana. Ariko mbese ukunda ni Nyasafari, ntabwo ari Nzungu se? Nzungu si mwana. Ariko Nzungu ashobora kuba akundwa n'abagore cyangwa n'abakobwa. Ni ukubera ko ari umucuranzi. Niyo mpamvu nawe uramukunda.
si cyane byemere ko ukunda Nzungu. ndamukunda ariko si cyane nk'umugore we, nkunda umugore we cyane. Ukunda umugore we cyane kuruta Nzungu. ariko na Nzungu urumva ngo nimba akundwa n'abagore cyangwa se akundwa n'abakobwa urumva atari hatari. Ya kariyeri y'abacuranzi akenshi bakundwa n'igitsina gore. N'abandi ndabavuga. Nose uravuga abacuranzi bose? Dufite abacuranzi, dufite Bea, dufite Mbangutse, kandi aba bose ni abasitari kuko n'abagore bagiye bakundwa n'abakobwa siko byageze. Yaba ari Bea, yaba ari Mbangutse, ngaho Nzungu, nande wundira. Ni benshi abacuranzi. Ni benshi abacuranzi bose nk'abacuranzi bakunda igitsina gore kibakunda kugira. Abacuranzi bakundwa no kubera ko buri akenshi abagore bakunda kamerodi kitonze, bagira amarangamutima ya hagufi. None iyo umuntu acuranze abamukoze kundi baye umutima kubera gucurana umuntu atoririmba umuririmbyi n'umuririmbyi arakundwa ariko si kimwe n'umucuranzi. Umuririmbyi gawa baririmbana n'abantu benshi, iyo azi gutera ntabwo akundwa mu rwego rwa korali se. Mbonyi ngakuriye reba Mbonyi uzubona Mbonyi we Mbonyi ganawe ni n'umucuranzi pana letere ko buri curanze bwa Mbonyi tuvuge mu ijwi rya Mbonyi no mucuranzi Mbangutse oyaze Mbangutse abacuranzi bakomakome Mbangutse banyize kuko bose n'abanyamurenge by the way. None tuvuge ko ninde ukundwa na mucuranzi hagati yande y'umucuranzi n'umuririmbyi wenda nka Mbonyi. Oya Mbonyi gawe ni icyamamare. Mbonyi wakundwa n'isi yose. Aho ko sitwana twanabigereranya abakunzi ba Mbonyi natwe twese hari level tumufatamo ntago twabigereranya, ariko bisobanura ko nubundi wa mucuranzi wa muririmbyi utari nka Mbonyi cyangwa se nundi wendo utari muri level ye nubundi nabarakundwa. Arakunda. Umva rero hano hari message yaje ivuye muri famille, ariko uzubona ko ukuntu gushaka mu banyamurenge ari byiza mu makarere. Ni byambere buriya umunyamurenge wapfuye gukora divorce byakomeye uwananiwe igaruriro iba ryanze. Ahubwo hagati aho buriya rimwe na rimwe nubwo navuze ngo nkunda Nyasafari naye nabanje kumugaye ejo kuko wenda ntigeze yicara Nzungu ngo amushire muri famille gutamuhamaya kuko yahise ahubuka yirukanka gukubita ari amaudio abagiye ntazi ko nyine utakantu hasi gutya isi yose kabera kabonye bitewe na social media yabaye nyinshi. Sinzi ukuntu nyene ni nkaho yahubutse kugira ngo yamata umugabo hanze atabanje kwicaza umugabo ngo banze bakemura ikibazo cyabo muri famille, kuko mu muco wa Kinyamurenge iyo umugabo nimba baye gito nimba umugabo we n'umugabo mugiranye ibibazo mbere yuko mutandukana umuryango banza guterana hagati yanyu mwembi wabo umukobwa n'abo umuhungu bakabanza bakabumva ibibazo mufitanye bakagaragaza kubunga byananiranaga mukabona kugutandukana. Hano hari famille hari yani message yo muri famille mudufashe gushima Imana. Amen. Mudufashe gushima Imana. Reka tuzamure Imana. Tuzamure icubahiro kabisa. Nta kiza nko kubaka. Urubatse ejo ngo urasenya birababaje sibyo. Mudufashe gushima Imana. Ibibazo byari mu muryango wa Nzungu byarangiye kubw'umuryango wabigiyemo cyane. Ubu bari kumwe mu rugo rwabo. Satani yaratsinzwe kandi azahora atsindwa. Amen. Urumva ukuntu bavuze cyane. Imana ishimwe ko basubiranye twese twabibonye turishima. Nukuvuga ngo umuryango warabahamagaye urabicaza urababwira ngo mugomba kwicara nyine umuryango ugomba kubicaza batuze bubake ntibajyanwe n'iby'isi n'ibiriho kandi none se ahubwo buriya umuntu aguciye inyuma utamufatiye aho
biragoye kugira ngo ufate ibihamya. akurira mu makare ngewe ngo tuguhe urugero ugasanga nkawe bikubayeho tubwire n'abafana nkawe bikubayeho nk'ubu ngubu dufitanye abana dufitanye iki ukamusanga umuntu umugabo agiye gutyo wabyifata gute? nakwihangana ukaguma mu bana banje. ukaguma mu bana bawe cyane ntabwo nata abana banje. wowe umugabo yingiye kugaruka kandi wakongera kumwakira? namwakirana n'amaboko yombi. namwakirana n'amaboko yombi. bamwakira n'amaboko yombi cyane. ni byiza sana. by the way Nzungu kuko icyatuma dutandukana ntabwo kita icyatuma tubana mirere yame kabisa. icyatuma dutandukana ntabwo cyaruta icyatuma tubana mirere yame. mbese n'icyaruta urukundo dufitanye twanakundanye kuva kera. ni ukuri twishimiye kuba urugo rwa Nzungu kugira ngo bongere bagarukane babane babyumve kimwe bakemera nabo umuryango bagaca bugufi kubw'umuryango cyane bakumvira umuryango bariya nyamuka mwiza kure ndetse ariko ntabwo twanatutse Nzungu twamuvuze ibyavuzwe ariko ari abantu bamututse n'abamututse bose niko twababwira. uriya kumutuka ni ibintu byabaye by'ubucuruzi byo kuri social media. abenshi bahita bihanukira kuvuga inkuru bagashyiramo umunyu wabo bakarunga ibikabyo kugira ngo babone za views. n'uwamututse wese bitewe na ka yari ibaye yari afite rezo kumva ngo Nzungu ni umucuranzi ni umukozi w'Imana ni umuhungu w'umunyamurenge ni imfura atandukanye n'umugore none hasenyewe n'umudivorce. gutuka Nzungu ntacyo byari bitwaye buri wese yari afite rezo yo kumutuka bitewe ko ari umusitari. kumutuka mbese bifite rezo bitewe nyine uko ya kese yari ibaye yejo. kumutuka zari bifite inshingiro. byari bifite ishingiro. kumva ngo umuntu yasenye gasenya gutyo urugo hobyo ariko byari bifite ishingiro nyine. bakunzi ba Jovio Official Makare tuzongera tugaruke hano. icyo twari tuje kuvuga ni ati Eva yabaye tombe. Eva yabaye tombe yaguye. ako ni mwiza waramubonye ukuntu ari mwiza. ni izuba ariko ubwiza se azoza yirirwa bucuruza kugira ngo asanye ingo z'abandi. ubwiza se buvuze iki? ariko se kuki bajya bavuga ngo abakobwa beza nibo bapfa ubusa cyangwa se ngo abeza nibo bagira nibo bapfa ubusa gute? none se ntumva nyine ubwiza bwa Eva ko bumwandagaje isi yose ngo arimo arasenya ingo z'abandi nubwo yararusenye. erega ubwiza bw'umugore ni ukwicara mu rugo mu bana agatuza kubaka. kujya kuri TikTok akabyinisha ikibuno naho akisiga akagira gute ibyo ntabwo bisobanura ubwiza bwe kera bwabaye tombe bwaferinze ntaco bukimariye abantu. kuko abantu benshi muri iyi minsi bakurikira ibyo kuba abasitari bashaka buri wese ashaka kwimenyekanisha. natwe twese buri wese turifuza kwimenyekanisha. na Nyasafari yari umusitari. nawe yari umusitari cyane. nawe n'uyu mukobwa nawe ubwawe waje kuri kamera nanjye ubwanjye ndi kuri kamera kugira ngo dukomeze buri wese akomeze yimenyekanisha cyangwa se yiburanisha. bino bintu bigezweho. zagira ngo ni akazi. harimo akazi harimo amafaranga. ni ukwimenyekanisha. yaba uri kwimenyekanisha kandi urimenyekanisha ariko ushaka n'amafaranga. famous is money. yani kumenyekana niko kugira amafaranga. uko waje hano twaje gushaka ifaranga. none murambemba. none wagize ngo uri kugira gute? ko ndagira ngo naje guhumuriza naze kwishimana na Nzungu. bikomereze ko naje kwishimana na Nzungu kubahiriza itegeko rya Bibiliya avuga ngo mwishimane n'abishimye mubabarane n'ababaye. ubu aya masaha ko turishimana na Nzungu ni ukuri turishimye twazamura Imana icubahiro. nta buryarya burimo. je nakubwiye ngo ndi umufana Nyasafari bikomeye n'ejo narabivuze nkunda Nyasafari ukwanjye kose sinanamuzi ariko ndamukunda
kuko nari nababaye mbona icyambere n'umwana muto urumva umwana muto kandi ngira ngo yaravyaye afite abana babiri umwana mutoya umugabo kugutana abana babiri yego nubwo ari muri Amerika wumva ngo ni mwisi y'amafaranga tubivuge gutyo ariko ndibuze ko wenda kera yamaze kuba umudivorce ntago bivuze ko atogira umuruho azabagirira sharije z'abana umugabo aramutaye atangira ibintu akiri umwana mutoya atangira stress z'uko ari umwana mutoya byari byambabaje cyane ariko ubu nyine Imana ishimwe ko basubiranye basubire mu kwezi kwa buki turabyishimiye twese nanjye nk'umugabo ntago gushaka urugo ingo ziri hano none zirakomeye ingo ziriho ubu nyine mugiye kuvuga ngo nganje nk'umugabo nanjye nanjye nk'umugabo ndabyishimiye ari wakwifuza se ko ntawe kwifuza kundi yasenye se ntawe bifitiye inyungu wishimiye ku bwanzungu nimba yagarutse ariko byagera twebwera twavugana vuga ati uracaho nanjye ndacaho ntaho turagera mu mwanzi akayege natwahuraga na satani yadanje ariko ntabwo ntagiye mu abantu batazahura n'intambara muri iyi si ariko Imana ikakunda gufasha nyine ukazinesha ariko urugo ni iki urugo ni ijuru rito urugo ni iki tena urugo ni umugisha urugo ni iki urugo ni ibyishimo urugo ni iki urugo ni umunezero urugo ni iki komereza urugo no kwihangana urugo no kwihangana sibyo iyo abantu bafite ibyo bintu harimo n'urukundo byose urugo rurakunda ese buriya urukundo no kwihangana mu rugo niki kigomba kuganza ikindi made commentaire mu rukundo urukundo no kwihangana niki kigomba kuganza ikindi mu rugo nk'umugore n'umugabo abantu bubatse ari abantu bavuga ngo ufite urukundo ngo yo kwihangana ariko ushobora kuba ufite urukundo ariko udafite kwihangana cyane abo rero nibo bazisenya ushobora kuba ufite urukundo ariko udafite kwihangana izo rero nizo zisenyuka kuko mu rugo ariko ushobora kuba ufite kwihangana udafite urukundo nibyo nabyo ni mwarwubaka ubwo se aho bwa mwarwubaka wabona n'umuntu udakunda ibyo ngibyo bigomba kuzuzanya ariko mushobora kubana urukundo rukagabanuka ugasigarana kwihangana bitewe n'ibyo umugabo yagukorera rero umuntu udakunda ntiwamwihanganira niwe waba ufite kwihangana ijana hari n'abantu bavuga ngo urukundo ngo rugenda ruzamuka ngo gahoro gahoro nk'uko mubana n'umuntu rugenda ariko hari n'igihe gusa ntiyari abantu babana n'imyaka igihe kirekire ugasanga n'ubundi babanyeho guhemukirana gusa icyo gihe rero kwihangana ko kuganza kandi bakabana cyane rwose umugore akihangana umugore akaba aca inyuma umugore umugabo akaba amuca inyuma urumva icyo si cyo kwihanganirwa oya icyo ntabwo cyo kwihanganirwa oya kuguca inyuma ukwihanganira ayandi makosa kibi nyine byari bibaye kuri nzungu noneho yari yakoze iki dore yari yakoze iki guca umugore inyuma biragoye rwose yari yakoze iki si ukumuca inyuma ni ukumuca inyuma nyasafari ari nihangane nyine umva rata twivuganire umva agira ijambo bayidiwe ni ijambo rikomeye kwihangana n'urukundo ntekereza ko umuntu yagomba kugira iki urukundo yagomba kugira kwihangana ninkwihanganira nzaba ngukunda ariko nzaba ngukunda urumva ko deja ufite kwihangana bafite urukundo ufite kwihangana bafite urukundo ni ibintu bibiri bijyana ni ibintu bibiri byuzuzanya kandi byubaka urugo havuyemo kimwe mbese ni nko kuvuga ngo ikindi ni nk'igiti kitagira imizi cyane havuyemo kimwe urahuha kimwe kitariho
ni ukuvuga kimwe kitariho ikindi ntikiba kiriho. Uvuga ngo iyo ukunze umuntu umwihanganira n'amakosa ye yose kandi ukanamubabarira. Urugo gahoro ruhorana shifo ya buri munsi. Urugo ni ukubabarira, ni uguhanagura, kandi hari amakosa menshi nagiye ngukorera ukababarira. Ugenda uhanagura. Urugo baratubwiye ngo ni ishuri, uriga none ntirirangira, ni esikariye uhora uzamukamo. Ushobora kuzamuka esikariye uyu munsi yoroheje, ejo ukazamuka ndende. Ushobora ni nka kwa kundi kw'abanyeshuri uza wiga mu wa mbere hakoroheye, washika mu wa kabiri amasomo akaba ingumu, washika mu wa gatatu uko wakoze nyine ugenda usimburanya amasomo ni nako n'urugo rumeze. Buri munsi hagenda hazamo akantu gashaje, rero bigasaba kuba ugomba kwihangana ibyo bintu biri kuza. Niki bano bagabo usanga yarashatse umugore wa mbere bagatandukana, umugore wa kabiri bagatandukana, umugore wa gatatu ninde ufite ikibazo? Ni umugabo ufite ikibazo. Umugabo utandukana n'abagore batatu ni umugabo ufite ikibazo. Ahubwo se udashobotse bariho. Nose wa mugore utandukana n'abagabo babiri naho uwo mugore afite ikibazo. None se nimwe unaniwe kumwihanganira amakosa yiwe n'ibibazo byiwe, n'uwa kabiri naho ntumwihanganira, cyugiye kwihangana muri wowe ntakurimo. Nose Imana ibataramuremeye uwiwe, ibaramumuremeye ntamufate neza. kandi ngo buri wese wagira inkweto ye. Nose ndushaka kuja mu ntuze mu isoko ukagura urukweto rutari ubwawe ukarukunda gusa ariko ukaruhatiza rukakujana, washika imbere rukakurya. Bisobanura ko n'urugo ari igihe ushaka umuntu mwagera ndani ugasanga atari uwawe ukaba wavayo. Nabo batandukana. Wowe dusobanura ko wari igihe nawe naragushatse nkaza nkaba mu rugo rwawe imyaka 3 n'itanu nkabona ntabwo ntibiri kuvamo, nk'abantu bari kuva muri Afurika bakajiriye bagerayo bakumva ngo isi revo yanjye. Ntago mbese wanshatse muri Afurika. Urumva hariho gukunda umuntu akabago no gukunda n'ibintu. Ugakunda umuntu bitewe n'inyungu wamushakamo. Nicyo gihe rero abo ngabo bagera hanze wenda kubera ko yaramukeneye yamara kugera ku cyo yarashatse ugasanga amutaye agamaze gushika hanze. Amakosa kubwa sana gukunda ibintu ntukunde umuntu. Sana tunabwira abantu bimwe na bimwe, erega ibingibi biri kuba kuri Nzungu. Hari abantu benshi buriya byanabayeho bacecetse Nzungu nuko azwi, ugasanga wowe umuntu agukuye muri Afurika yakugezayo ugahita uhinduka uwakugiriye neza. So turabashimiye sezerana bose inshuti zacu, rero turabasezeho. Abari nijoro ngijoro ryiza, abari ku manywa, abari mutuza akazi keza, tubabwira ngo mushireho commentaire nziza. Nyabona muza muduha commentaire, bana duwe na subscribe cyane, natwe dutere imbere. Banakoreshe kubanga iyo uhaye umuntu commentaire umuha courage, kamwe atangaha ni wavuze nabi ahangaha byage dukeneza commentaire nziza. Muza mureka kureba gusa mudashizeho, batubera umugisha natwe tubabera umugisha, tuganira badukosora. Yego tu abantu babo nabo abantu bacu cyane, kubera ko aka gacano kagabanya stress. Turaza tukanakashakira n'igitunga abana sometime. Nukuri twiyegereje abantu bakomeze badukunde, bakomeze batwakire, tuba abantu tuba umuryango wanyu, turabakunda. Imana ibaturindire.